kuri Menya Niba Info wahageze mbonye ibintu biri gukomeza kuyobya abantu, mbonye ino video iri gukomeza kuyobya abantu. Ubu buryo sibwo, ubu buryo muri kurebamo amanota, ubu buryo bari kubereka ngo muri buze gukoresha sibwo. Nyamuneka Menya Niba Info twicaye dukora ubushakashatsi, ari naho twahise tubona uburyo bushyashya bwashyizweho bwo kureba amanota. Uburyo bushyashya bwo kureba amanota nibwo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Tugiye kubukwereka akantu ku kandi ku buryo iyi video irajya kurangira wabashije kumenya uburyo bwo kureba amanota bushyashya. Uburyo bushyashya bwo kureba amanota uraba wabumenye. Twakomeje kubona bari kubereka aka gafomu nta hantu kari buze gukoreshwa. Nyamuneka aka gafomu nta hantu kari buze gukoreshwa. Uburyo buri bukoreshwe turabubereka, dore ngira ngo wenda nako gafomu naberetse gashyashya muri kukabona muri screen yanyu. Ubu buryo nibwo tugiye kurebera hamwe, ibintu bigakomeza kugenda neza. Okay, reka rero turebere hamwe uburyo bushyashya ngiye kukwereka atari ubu ngubu abantu benshi mwakomeje kugenda mububona. Ntabwo buri bukoreshwe no mwaka. Wenda hari igihe mujya muvuga ngo imyaka hari igihe bihura, ntabwo buri bukoreshe. Reka turebere hamwe rero uburyo bushyashya buri bukoreshwe kuri ino nshuro. Iyi ni Menya Niba Info, wibuke gukanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Kenda reka noneho dutangire nkwereka ubu buryo bushya uri burebereho amanota bidaciye ku ruhande, nta hantu henshi uciye. Uri buze ubanza ufungure connection zawe umenye neza yuko ufiteho megabyte. Nurangiza ahantu turi buce ni kuri Chrome. Benshi bari buyobere kuri buriya buryo mberetse, abantu bari gukomeza kubabeshya. Uraza ujye kuri no Chrome, uraza uyijyeho. Nurangiza ikintu cya mbere uri bukore, uraza hano usacinga ijambo NESA. Ukurikira akantu ku kandi. Nyamuneka utaza gusigara ukishinga buriya buryo bakomeje kubereka kandi atari byo. Nyamuneka unkurikire akantu kose undi bukore ugakore, kugira ngo utaza kumvana amanota yawe undi muntu, cyangwa se nimba uri n'umubyeyi uri kurebera umwana wawe utaza kuyumvana undi muntu. Ngira ngo uri kubibona. NESA twayisacinze, uri buze ukande hano ahangaha kuri nesa.gov.rw. urahakanda. Numara kuhakanda barakwinjiza muri website ya NESA. Ngira ngo uri kuyibona. Ukurikirana akantu ku kandi. Benshi bayobeye kuri buriya buryo bwa mbere muri kugenda mubona, buranaberetse mbere ndi kubasobanura buriya buryo butagize, buriya buryo butari gukora ubu ngubu, butari bukore. Dore uburyo bushyashya. Uraza ukande hano kuri utu tuntu dutatu. Wibuke kandi no gukanda subscribe nyamuneka kuri uno muyoboro wacu. Uraza ukande kuri utu tuntu dutatu. Numara kudukanda ikintu urakurikizaho, uraza ukurikira akantu ku kandi. Uraza ukande hano kuri exam result and publication. Muze kumbwira buno buryo mberetse nimba hari ahantu buri buhurire, buno buryo ndi kubereka nimba hari ahantu buri buhurire nubwo musanzwe mubona, cyangwa mumbwire nimba hari ahantu mwabubonye. Ubu buryo ni bushyashya. Nyamuneka ni uburyo bugiyeho none aba bwagitivetinze none aha. Uraza uhakande kuri exam result. Numara kuhakanda, dore ahantu batweretse, batubwiye ngo iyi link ahantu iri gukorera muri Menedike, REB, Rwanda Polytechnic na Webmail. Ubwo ni ukuvuga ko ushobora kujya muri Menedike, bivuze ngo hari ahantu harimo iyi link yo guhingukira ahantu. Ushobora kujya kuri REB, hari ahantu uri buhure n'iyi link. Ushobora kujya kuri Polytechnic, hari ahantu uri buhure n'iyi link. Ariko njye iyi link iyi video nirangira ndakwereka ahantu uri buyikure. Iyi link ugahita winjira n'ubundi ujya ahantu uri burebere ku ifomu gusa. Ikintu uri bukurikizeho. Ariko hagati aho mubanze mukande subscribe. Nyamuneka subscribe yanyu ni inkunga ikomeye, mubanze muyikande. Dore hano uri buze gukanda rero, uri buze ukande hano kuri exam result publication. Ukurikira akantu ku kandi, umbwire nimba ubu buryo atari bushya. Umuntu uri bubone ubu buryo yarasanzwe abuzi arambwira aho hasi muri comment. Uraza ugakandeho, ngira ngo uri kubibona. Hari ngo click here for primary, click here for secondary. Ngo kanda hano kuri primaire cyangwa kandi hano muri secondaire. Uraza njyewe wenda aha ni ukurebera muri secondaire, aha ni ukurebera muri primary.
ubwo rero njye ndaza nkande njyewe ndareka nkoreshe segonderi, ndakirika kuri secondary ngira ngo fomu muri kuyibona. Iyi fomu hari ahantu mwayibonye. Ubu buryo ni bushya nyamuneka, uri bushyiremo index number yawe, ntago uri bugire, ntago ahangaha nkizemo nk'iby'umwaka washize ntago byakora kuko ubu buryo ni bushyashya. Ngira ngo murabibonye inzira nyuzemo. Iyi video nyamuneka nibisaba nibiba ngombwa unayirebe kabiri kugira ngo uyirebe neza uyikamirike, hatagira undi muntu uza kugushuka akubwira ngo ubwo buryo sibwo ibiki. Uyirebe neza uyikamirike, amanota aze gusohoka kuri iyi fomu, amanota aze gusohoka kuri iyi fomu. Nyamuneka menya nibi tuba twakumenyeye buri kimwe cyose ubukeneye. Ubu buryo ni bushyashya nyamuneka, ntihagire umuntu ugushuka, ubu buryo ni bushyashya. Ndagushimiye rero we twabanye muri iyi video. Nari narabemereye uburyo butatu ariko bibaye ngombwa ko mbere ku buryo bubiri gusa. Ubwa mbere narabuberetse ni bwa bundi turi kwemeza ko bwahindutse. Ubushyashya ni ubu ngubu. Mukande subscribe, muri buze mushyiremo index number hano. Nimurangiza gushyiramo index number ubwo ni kwagukanda kuri get result, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Ndagushimiye rero we twabanye. Iyi ni Menya Nibi Info, kanda subscribe 5/5 tujye tubana mu makuru, ibiganiro n'ibyegeranyo. Kandi by'umwihariko muri ibi bihe by'uburezi tuzajya tukugezaho update zo mu burezi, ingendo z'itangira ry'amashuri, uko ibigo bizagenda bigenda, uko turere tuzagenda tuzabibagezaho nabyo. Ndagushimiye rero we twabanye, murakoze, murakarama, ciao ciao.